no tuza kubisobanura nakubwira ngo hari ibintu nka bitandatu cyangwa birindwi ngiye kuvuga bishobora gutuma uba umutsinzi mu bitekerezo kandi iyo watsinze mu myumvire no kuri tere cyambere ntugira ubwoba bwo gushora amafaranga ntugira ubwoba bw'abantu bakuvuza hinduru ntugira ubwoba bw'intambara ntugira ubwoba bw'abahombye ntugira ubwoba bw'abaguhemukira ahubwo wumva muri wowe uvuga uti giye fokasinze kugera hariya kandi ngomba kuhagera yego ya icyambere barekera uburenganzira bwo kuba kubwira icyo bagutekerezaho barekera uburenganzira agufatayo ijambo barekera uburenganzira bakuvuga hari umwe ugira gutya hindukira nabugana ujya kujya impaka nabo bariki ko bafite ko bagutekereza nubwo wewe uko bagutekereza ntabwo uzakora uko bagutekereza ahubwo uzakora nk'uko utekereza yego sinkeneye guhangana amagambo ku magambo ahubwo nkeneye ko ikizava mu bitekerezo byanjye kizahangana n'imivugire yawe urandwanya iyo mvuze urasuzugura no stop hagarika ibyo mwakoranaga ariko mu cyubahiro yego hagarika porogaramu mu cyubahiro kandi tuje cyubahiro n'ikinyabupfura yeah ushobora kuba umuntu ariko nta nyabupfura wamuhaye stop nose nabonye umwanya ntawe ufite ntabwo tukwigisha ku bintu byaryo turukwigisha how can win in your mindset niko dushobora gutsinda mu bitekerezo yego icya gatandatu bereke ko ushoboye kuruta kubabwira ko ushoboye bereke ko ushoboye kuruta kubabwira ko ushoboye we reka ijambo ryo kubwira uryumve ni ukuri ndigarutsemo gatatu mu minsi itatu reka ibikorwa byawe bivuge kuruta amagambo please reka bikore ibikorwa bivuge babona utagisaba amafaranga utahamagara ugira gute ibigeze wakshura mu bapasiteri n'abarimu n'abatumisha bamugane niho hantu ubona akaga gahari none nk'umuntu wamuvugishije kuri telefone mu kanya ukuntu wumvise avuga muturishije ntabwo ari kompitura yego ntabyo mubwege kubera ikintu ukuntu umurangamutima afata gerageza reka ibyo ukora byerekana agaciro kawe n'indi mirimo yawe uriwe aho kuvuga agaciro ufite haga ati witwa hano yinjira mu rusengero ati ni njye wa mugore ariko arivuga umugore wa hehe wakoze iki gwese wagize gute hatumva ni njye wa mugore cyagihe nari mpagaze hano ndimo ndira icyo nasabye Imana yagize gute yaragikoze uyu haragarukamo igikorwa ndamuzanye haleluya ubumwe bw'abera ministries uyobewe na Reverend Ababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke umwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruw'agaciro ururiwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe umwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom ikaze mwese kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima abugahinduka nibyo koko ubwo ubuzima bugomba guhinduka ni muri urwo rwego tugomba no guhindurira abana bari mu muhondo ubwo bafite ikibazo cy'imirire mibi tugeze ku wundi munsi nanone muri ya minsi 12
ubumwe bw'abera ministries mushumba Ntambabazi abakurikirana umunsi ku munsi ntabwo ari 12 iragera uyu munsi ndakeka ushobora kuba ari nk'umunsi wa 8 cyangwa 9 kugira ngo abana bave mu mirire mibi byibuze abantu bizere ko muri porogaramu yo kubondora bifata iminsi 12 yego abantu rero bifuza kuba part of this kuba umwe mu bafatanyabikorwa b'iki gikorwa Imana yazabibuka nabo ikabahindurira ubuzima gira buri ari umuntu yigeze kumbwira ngo buri ibyacu ntabwo ari ibyo dutunze ibyacu nibyo twahaye abandi. Haleluya. Umuceri wawe ntabwo ari uwo nariye uwanjye n'uwo nafashe nkaha undi muntu. Haleluya. Amafaranga mfite yanjye ntabwo ari ayo nayariye nyine byarangiye nandi nafashishije umuntu ku kibazo akeneye. Ako kantu nakigiyeho ibintu bikomeye kandi koko nibyo Bibiri kongera kavuga ngo imirimo y'abera izibuka kandi ni nayo izagenda ibaherekeje. So ubifuza kuba umwe mu bafatanyabikorwa b'iki gikorwa cyo kugaburira abana bari mu mirire mibi byaba ari byiza tukifatanya. Yego amazina yanjye ni Jerry turakomeje n'ubundi mushumba kuri iki gikorwa wenda hari sinzi niba hari icyo wakongeraho. Ndakomeje gukora ndi gukoresha uburyo bwanjye kandi ntekereza ko nabwo si ubwanjye ni neza y'Imana. Ni wa muntu mpesha umugisha nkawuhesha abandi bya gukora neza nta mpamvu yo kubyibagirwa kandi nkubwiza ukuri ngo ndashimira ababitekereza ngo bategura uko bizagenda. Kurumva ni mu minsi 10 yo kondora abana ariko ni porogaramu izagumaho kugira ngo bagire sa Imana ibahamugisha mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Ababundi ubwira umba ntabwo avunika. Ni byiza cyane rero umushumba ibintu byose tumaze iminsi turebera hamwe tubona ko ni ibintu bipfiramo cyangwa se bishobora gupfira cyangwa bigakorekera mu kintu bita imitekerereze. Imitekerereze ishobora kuba mibi cyangwa myiza bitewe n'uburyo wumvise ikintu, uburyo wacyakiriye, uburyo reaction yawe yacyakiriye, urwego rw'ibyo wamenye, urwego buriya n'amasengesho ava mu mitekerereze. Mu mitekerereze ugashyiraho uburyo buhamye kugira ngo hagire ibihinduka kuko hari ibintu byinshi ushobora gusengera ariko imitekerereze utayaguye ngo ntibishobore kuba byahinduka. Aha rero byatumye nibaza ni gute nta buryo bwaba buriho ushobora guhuza imitekerereze yawe ndetse n'iy'abandi ukavanamo ikintu kiri positive. Positive mind. Urakoze cyane Imana igumisha Jerry. Ntekereza ko ibyo uvuga niko kuri. Ubundi first of all mbere yuko umuntu atsindwa mu bikorwa abanza gutsindwa muri mindset mu mitekerereze ye. Kandi na Satani nawe atudisturbinga cyadusenyera mu mitekerereze adusenyera mu myumvire. Burya n'umuntu ugiye kuba umukene arabanza akagira imyumvire yo gukena muri we. Sinabishobora ibyanjye birarenze gishoro gisaba kinini ariko hari n'abahereye ku magi. Ikindi cya kabiri Satani ateza abantu ni ikintu cyo kunanirwa kurambirwa. Yego ugasanga umuntu nk'urugero ugasanga umuntu afite business yimaze kuba iri stable ifite stability ari uzasanga amaze nk'imyaka nk'icumi mu bucuruzi ukabona guza imodoka amaze nk'imyaka nk'icumi byaramwangiye rero ugasanga twe tumaze gupfira muri mindset buri gihe no kwihangana ngo dukore tumere nk'uko biri yivuga ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo ngo murebe ko umuhinzi nawe ategereza imyaka arategereza ikera arahinga agashaka y'imvura ngo agategereza igihe bizazira. Rero iyo maze kunurwa mu mutwe utakaza n'imbaraga zo gutegereza zo kwihanganira iki zo kwihangana ngo nafize kono ahiza guhumuka ngo zaca Imana. So rero mu mitekerereze ko yaravuze ngo dufite gutekereza ko muri Kristo Yesu. So mu mitekerereze kugira ngo rero ubashe gutsinda imitekerereze mibi muri wowe cyangwa gutsinda bagutekereza ukundi kuntu kunyuranye n'uriwe. Yego wavuze gusenga Imana iguhe umugisha nibyo byiza ariko hano tuza kubisobanura nakubwira ngo hari ibintu nka bitandatu cyangwa 7 ngiye kuvuga bishobora gutuma uba umutsinzi mu bitekerezo kandi iyo watsinze mu myumvire no kuri tere. Cyambere ntugire ubwoba bwo gushora amafaranga, ntugire ubwoba bw'abantu bakuvuzaho induru, ntugire ubwoba bw'intambara, ntugire ubwoba bw'abahombye, ntugire ubwoba bw'abaguhemukira, ahubwo wumva muri wowe uvuga uti ngiye fokasinze kugera hariya kandi ngomba kuhagera. Yego icyambere barekera uburenganzira bwo kuba kubwira icyo bagutekerezaho.
barekera uburenganzira agufatayo ijambo barekera uburenganzira bakuvuga hari umwe ugira gutya hindukira nabugana ujya kujya impaka nabo bariki ko bafite kuba gutekereza nkuko wewe uko bagutekereza ntabwo uzakora uko bagutekereza ahubwo uzakora nk'uko utekereza yego sinkeneye guhangana amagambo ku magambo ahubwo nkeneye ko ikizava mu bitekerezo byanjye kizahangana n'imivugire yawe ako kantu gasubiremo barako ubwenge sinkeneye guhangana nawe mu mitekerereze yanjye ahubwo nkeneye kuzakora ibikorwa bizahangana n'imitekerereze yawe kuko uko nakoze bingana n'uko ntekereza ibikorwa by'umuntu bigaragaza uko imitekerereze ye yes ariko nimvuga si shaka ibyo ntatekereza so rero barekera uburenganzira bwabo kukubwira no kugutekereza uko babyumva arwanya imitekerereze yawe cya kabiri ntukagaragaza amarangamutima yaba ari meza cyangwa ari mabi ku buzima bwawe ni ukubasa bavuga ngo ni ikira ni ugukamuka ni ugushirira ntukagaragaza amarangamutima yawe vuba kuko babishingiraho bakurwanya yaba meza cyangwa mabi ubundi ntugatange inkari uko wanezerewe ntukimane inkari uko warakaye jya ukora ikintu wakiteguye uri mu bihe rwose uri poze cyane vuga uti nubwo nagasomye ariko numva nzakora iki ngiki yego umugabo agahagarara ku ijambo yavuze niryo banga kandi rifite imbaraga y'uko utagomba n'umunsi wa rimwe gupfa kugaragaza iyo amarangamutima ntabyo gushyuha no kuba pose umuntu wese ubasha guhagarika amarangamutima ye ntakura atagera amarangamutima akayafata ntareke ngo amukontorore kandi iyo umuntu amenya amarangamutima yawe inshuti yanjye arakonona aba afite telekomande yawe yakanze urarira yakanze aho urarira yakanze urarakara kubera icyo ufite amarangamutima nta mpamvu niba babandi tujya tubona ya postinze ubuzima arimo yababaye yayishimye ibintu nk'ibyo byose akagira ngo ababyeretse niko babishima cyangwa niko bamukunze hari n'igihe uvuye ngo wababaye umwata wasi we wabona kubera ko washyize ku musozi so rero ni byiza kuhisha amarangamutima yawe ntupfe gusubiza ntupfe kwirukanka niba ari meza tuza byihorere ibintu birirangiza icya gatatu ntukagumane umuntu mu mitekerereze yawe cyangwa mu mutima wawe ufata umuntu ukamuzirikaho ngiye nzamwihambiraho ntabwo nzamureka mubuze nabaho gute yego usa n'agatebo ubundi umuntu wabura cyangwa ibintu wabura mu buzima ugapfa uhagaze ni Imana muri wowe kabiri ni amafaranga akubeshaho yego gatatu ni urupfu utagihari ariko mu gihe uhari mu gihe uhumeka mu gihe ukivuga Imana mu gihe ugisenga Imana please nta muntu kamara wowe yereka da buriya ntabwo mubizi buriya iyo umuntu akuviriye mu buzima guhaye time yo gutekereza neza kagira inkuru ngo maze ngo ndore kazabaho ubwo niko ngiye kubaho bundi bwe ngo ibyo ntaryohera niyo mpamvu nta muntu umwe nzabuza kugenda nta n'uwo nzingingira kugenda ariko nta n'uwo nzingira kugaruka kuko ubundi uvuye ku ntebe nta ntebe izabura uyicaraho ntabwo bibaho ariko aho wari wicaye ntuhaguruka ari undi uzicara kandi utinzwa no kuyihagurukaho bararekereje so rero ni byiza ko ugomba kubyitwararika mu mitima ye mu kimushyiramo no wowe reka ijambo ryo kubwira uryumve ni ukuri ndigarutsemo gatatu mu minsi itatu reka ibikorwa byawe bivuge kuruta amagambo
please reka bikore ibikorwa bivuge babona utagisaba amafaranga utahamagara ugira gute ibigeze wacu mu bapasiteri n'abarimu n'abatumisha bamugane niyo hantu ubona akaga gahari none nko umuntu amuvugishije kuri telefone mu kanya ukuntu wumvise avuga muturishije ntabwo ari kompitura yego ntabyo mubwege kubera ikintu ukuntu umurangamutima afata gerageza reka ibyo ukora byerekana agaciro kawe n'indi mirimo yawe uriwe aho kuvuga agaciro ufite haga ati witwa Hana yinjira mu rusengero ati ni njye wa mugore ariko arivuga umugore wa hehe wakoze iki gwese wagize gute hatumva ni njye wa mugore cyagihe nari mpagaze hano ndimo ndira icyo nasabye Imana yagize gute yaragikoze uyu haragarukamo igikorwa ndamuzanye urajya icyo ari cyo reka ibyo ukora byerekana agaciro uriwe ifoto nziza video nziza igihe cyawe timing yawe kubaha gahunda discipline ibindi bisigaye ababurira bizabagora yego ko no ukuri igikorwa kigomba kuvuga kurusha amagambo ikindi hagarika ibyo mwahuriyeho mutize muvuganaho amusubiza ibitekerezo byawe nurangiza ubakire ku bicyo afite yego kandi burya ibanga ry'umugabo mukuru nuwubaka mu kwahagaze mu kw'abandi mbese bishatse kuvuga ngo barageniye kunywera kawa kuri kamera katingana isomera agakawa n'umubwiye rero urakoze kwemera ko nsoma agakawa mu ibanga reka muri iyi myaka nta muntu ureba Imana iha umugisha umukozi w'Imana wakohereje rero mu by'ukuri iyo jeri kumbwira ikintu gikomeye cimbwire rwose kuvuga ngo urashoboye bigira agaciro gake kwerekana icyo washoboye uba ugomba kwerekana icyo washoboye kuruta kuvuga ko ushoboye ubundi icyo ushoboye cyagezweho cyo kivuga utavuze kuruta uko nsobanura ko nshoboye njyewe icyo nakoze kiragaragara ikindi ugomba kwitonda hagarika ibyo mwakoranaga byose kandi mu kinyabupfura cyinshi no gake yimubwira ngo urabona nguca inyuma ukamvugira amagambo urandwanya iyo mvuze urasuzugura no stop hagarika ibyo mwakoranaga ariko mu cyubahiro yego hagarika porogaramu mu cyubahiro kandi utuje icyubahiro n'ikinyabupfura yeah ushobora kuba umuntu ariko nta kinyabupfura wamuhaye stop nose nabonye umwanya ntawe ufite ntabwo tukwigisha kuba indyarya turukwigisha how can win in your mindset ni gute ushobora gutsinda mu bitekerezo yego icya gatandatu bereke ko ushoboye kuruta kubabwira ko ushoboye bereke ko ushoboye kuruta kubabwira ko ushoboye ubwo aho ngaho nyine kubereka ni ibintu bifatika ni ibintu ntabwo nguhamagara ngo ngwino urebe oya byo birakoreka nta tunda umva icunga ryeze ntirijya ngo nimuze musarure neza wapiripfa kwera gusa abatera imijugujugu bakaba barahabonye yego uzancungire umwembe warabije ntawe uhareba ntawe ujya uhamagara ari icyatsi ntawe uhanyura ariko utangira umwembe ushya imbuto zirahamagara aha hantu hari ikosa ugomba kwitondamo ni ukutarwana intambara yitwa mu nyangire intambara bita mu nyangire mu nkundira ukazirwana icyo gerapfana nta mbabazi birabareba njye niba ndi inshuti y'umwe n'undi winyumvisha ukuntu nde kuriya ibyo ntibindeba
kuba hari ibyo mukorana kandi mubikorana burya hari umuntu umubaho gutyo ariko abantu afite mindset isa nk'iciriritse gakeya kubwo ngo tuvugana ngo kandi kanaka tudahuza ngo byo ni biki ati giye nta mbabazi sinamugeraho mama da atabwo yagenda umumbariza ko impamvu atangeraho si uko nkomeye ahubwo nuko yankomerekeje agatinya kunzana kumbaza cya gikomere yego yanteje ntago kumvise ndogo ya nakumvise ngo giye ngo nakarebye nta mbabazi ngafashe ariko ngo mbona ntabasha kumugeraho kubera ko afitanye ikintu nandi bakubwira ngo bagaragarize yuko ushoboye kuruta kubibabwira yego rimwe na rimwe iyo ugaragaje ibintu ushoboye mu kanwa rimwe abantu barabisuzugura ariko ari ibikorwa biravuga ubundi ntibikeneye ntabwo nkeneye kubwira ngo nzagura imodoka ndayifite hariya icya karindwi hari ibintu umuntu agomba kwirinda cyane ibihe amagambo byo mwavuze byo mwaganiriye bishyira inyuma yawe kugira ngo ubashe gutera intambwe iyo bishyize imbere nukuri ubitsitaraho bikubera inzitizi yo kugera ku kindi kintu cyangwa urabyumvise niba amagambo bavuze ibyo bakubwiye ubishyize imbere yawe ni impamvu yo kubitsitaraho ugakuka inzara z'amano bishyira inyuma yawe reseroza rudire reka imyanda y'inyuma hariya kumbwira ngo sinshoboye sinaniwe ntekereza nabi numva nabi njyewe ko buriya iyo umuntu abwira ngo ntutekereza neza aba atuye mu bwonko bwawe si nk'ibyo byose se abivuga akurikije ibyo areba se burira cyangwa n'ugupfa kuvuga ibyo bakuvuga no kuba bakuvuga nubishyira imbere yawe uzabitsitaraho ariko nubishyira inyuma yawe bizagusunikira kwihuta no kujya kwemeza ko ibyo bavuga atari ukuri kandi ntuzakoresha akanwa uzakoresha igikorwa cyagaragaye irinde kuvuga umushinga utaraba igikorwa cyane irinde kubabwira ngo ndategura kubyara undi kandi ataratwita ko ufite umugore ikibazo ufite ni iki ibi bintu rero bituma ubasha gutsinda icyanyuma ngiye gusorezaho tugira imitekerereze nk'iyari muri Kristo Yesu gutekereza positivement gutekereza kwigiye imbere Yesu abona igisubizo mu isamake Yesu abona igisubizo mu nyanja Yesu abona igisubizo mu migati 5 n'amafi 2 Yesu abona igisubizo mu cyondo agahumura amaso nuvuga ngo Yesu ntigeze abura igisubizo kuri buri kibazo iyo tumaze gutekereza nka Kristo ntabwo dushobora kubura igisubizo ku kibazo twahura nacyo ushobora kutabona igisa n'icyo nashakaga ariko nkabona igisimbura icyo ngicyo hanyumvise nakumvise ibinyamisogwe si ibishyimbo gusa harimo na soya harimo n'amashaza harimo n'ibindi byinshi birimo byinshi niba rero imboga ari nyinshi harimo isombe harimo dodo hari amashu hari icyo bita eggplant birimo bita ngo nibiringanya harimo iki nubwo wenda n'isogi zirahari na dodo n'iki byose n'ibisura barabirya birariye igisura kiraryoha cyane cyavura mu nda ubwo nari Rusizi hari imigozi nibagiye ukuntu bayita nabonye abanyarwanda bajyana muri Kongo ngo iyo migozi iraryoha cyane iyi migozi y'ibijumba urumva buri mwese niba mbuze kiriya ndi bubone ikindi ndi bukoreshe kandi gisa n'icyo nkeneye kandi ngere ku cyo nshaka niya vitamine nkuramo gutekereza mu buryo buri positif bigutera gukora mu buryo buri positif gutekereza mu buryo buzima butuma wumva no gukora ntucika intege ariko utekereje mu buryo negative se nabishobora ndi mwene nde harya nabikora gute harya no fata inzozi warose uzihuza n'umushinga ufite utekereze ngo birashoboka wowe bwawe ntiwabishobora ariko njye na Kristo twabibasha haleluya so uko gutekereza wa mind of Jesus Christ twe dufite gutekereza ntabwo ntekereza ko malaria yanyica sintekereza ko sida yanyica no ntekereza ngo nakira kubera imbaraga z'Imana ntabwo nzareka umuti nanywaga ngo diabete kiroya nzanawunywa senge hagati aho ngaho Imana byose zabikora ibipimo bihinduke hari ibintu abantu bivuga ngo ntibishoboka ngo urumva ngo naragerageje ngo ni hari amagambo mva ngiye gusoza abantu bankurikira nk'ubwo bera ministries niba ushaka kubaka ibintu bizima hari amagambo yo gukura mu kanwa kawe nje nunabimwe ngo dusenge ngo ntako ntakoze ngo nagiye mu yitatu nagiye mu yirindwi nariyirije ngo nkora ibintu byo ngo ntako ntakoze byaranze none urampamagara ngo bigende bite kandi ntako utakoze ariko se uko nuko utabikoze bitambwira ngo ntacyo urakora kuko nta na kimwe urakora
ahubwo hari ukuntu wabikoze ariko ubikora wicariye ukuri. ibyo byo nibyo ndakubwira, wicariye ukuri urangije ngo ntacyo Imana itakoze. ndavuga ntabwo nibwo ugiye kujya wasenga, ko gusenga no gukora no gufata imyanzuro nibyo bishobora guha package nzima izakujyana aho wifuza. yego yego ariko inzara ubundi barayisengera cyangwa barahaha bagateka bakarya. none icyubahiro uragisengera cyangwa ukora ibikubahisha. none uzabona amafaranga make yo kuyashora muri business yaryo biyo Imana izatera, si Imana yatubura kurya tunya mu kirere. ariko ibintu byose bizahora byitwa ibitangaza. Wowe nta bitangaza wakwiremera ko yaguhaye amaso, iguha amaboko, iguha amaguru, iguha abantu, murahura. wowe ubwawe ntabyo wakubaka. aka kandi ko ijambo rivuga ngo umugisha uri mu byo tuzagerageza gukora. yabwiye senga byo mutekereza gusa gutekereza kwiza bitera Imana gukora. asanga abantu biyicariye ukuri kw'ibintu, reka duprove abantu. mubwire ngo dore ninjye wa mugore wari uhagaze hano igihe nariraga, icyo nasabye Imana yarakimpaye. Samweli nguwe ndamuzanye mu nzu y'Imana, azahaguma. Imana iguhe umugisha. murakoze cyane. Gutsinda imitekerereze ipfuye yo muri wowe n'iy'abandi. Umva umwanzuro, ni imitekerereze itari myiza iba muri wowe, niba mu bandi itari myiza, wowe ukayirwanya kandi ukagera ku ntsinzi ikwiriye. Uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Shalom.